ariko ko numvise uvuga ko hari impano nshya muri iyi minsi zagutunguye byanyura muri iyi nzira ngo nanjye yanjye imenyekane. Erega twashubijwe uko nta makuru ufite. Ndi gushakisha kuri Radio Flash 90.4 wari guhita ikiganiro cy'inganzo y'abahanzi. Kimo kirazamura inganzo y'abahanzi mu ntara y'Iburasira zuba. Nagira ngo nanjye numve ko icyanjye kiri buceho. Kuri kiri kiganiro inganzo y'abahanzi kuri Radio Flash FM 90.4 ni buri gatandatu guhera saa 7 n'igice kugera saa 8 n'igice. Ni izo boy Justin nkurikirana ikiganiro inganzo y'abahanzi kuri Radio Flash 90.4 FM. Yo, I'm by name of Kamwebaze Brian, also known as A&A Limon. I love and follow inganzo y'abahanzi on Radio Flash FM 90.4. Thanks. Yo, nitwa the shooter the big rapper. Nkunda ikiganiro inganzo y'abahanzi kuri Flash FM 90.4. Stay touch Monica. Ninkunda ikiganiro inganzo y'abahanzi a Radio Flash FM ndentungamo. Nitwa Vedaste uzwi ku ndirimbo araduhetse guturuka matimba. Nkunda inganzo y'abahanzi kuri Radio Flash FM. Ayo nitwa Ronald Kamugisha aka Omega rw'abahizi nkaba nkunda gukurikirana ikiganiro inganzo y'abahanzi kuri Radio Flash 90.4 FM. Nitwa Shaka Ale nkaba ndirimba indirimbo zihimbaza Imana nkaba nkunda no gukurikirana ikiganiro inganzo y'abahanzi kuri Radio Flash 90.4 FM. Nitwa Muranga Jori nkaba ndirimba indirimbo zihimbaza Imana nkaba nkunda no gukurikirana ikiganiro inganzo y'abahanzi gica kuri Flash FM 90.4. Nitwa se Brenda nkunda gukurikirana ikiganiro inganzo y'abahanzi kuri Flash FM 90.4. Murakoze. Nitwa Mhoza Diane nkaba nkunda gukurikira ikiganiro inganzo y'abahanzi kuri Flash FM 90.4. Nitwa Mucyo nkaba nkurikira ikiganiro inganzo y'abahanzi kuri Flash FM 90.4. Niradukunda Pacifique kuva muri Kazungu series nkaba nkurikira ikiganiro inganzo y'abahanzi kuri Radio Flash 90.4. Okay, sava twongeye tubasuhuze cyane mwese mukurikiye Radio Flash FM ivugira mu karere ka Nyagatare ariko ikaba yumvikanira ahantu kuri cyane aho kuri cyane rero tubabwira ni kwisi hose aho waba uri hose ushobora kuwandikamo Radio Flash FM 90.4 Nyagatare ugatse tubona neza online waba ufite smartphone yawe cyangwa se aho uri ufite Facebook cyangwa internet ushobora kuduhigaho gatse tubona ukatwumva neza cyane. Turabasubije cyane rero abantu b'i Kigali aho ngaho za Ruhengeri za Rwamagana za Kayonza deni duhereye hano iwacu mu karere ka Nyagatare ntaho yarurasira mwese ndabasubije cyane kabisa mbifuriza umunsi mwiza kandi imbabwira nti abagize ibyago mwese mwihangane niko bimera ku isi niko bigenda. Radio Flash FM itimu cyangwa se abanyamakuru mwese cyangwa se twese tubafashe mu mugongo mukomeze kwihangana. Abasilamu namwe mwagize umunsi mukuru mwiza nukuri ni ibintu byiza cyane ukwezi kose muri kwiyambaza Uwiteka kugira ngo abakurireho ibyaha mwambaza Allah ni byiza cyane rero turabasuje mwese mwagize neza cyane kandi ndiza ko byagenze neza nabo byabaye bari barwaye mwese mwihangane mwese kandi Imana irabareba. Abari mu bitaro mwese rero tubahaye kwihangana tubabwira ngo iyo wizeye urakira mwizere ko mugomba gukira. Abapasiteri mwese muca hano mbahaye yamunda basuje mwese kuko mukora akazi keza cyane kandi Imana yabahamagariye. Ku mwaka gw'ijuma rero bimeze neza cyane kuri gahunda ya Radio Flash FM uvugira mu karere ka Nyagatare 90.4. Iyo bewe nakwigira isa niwe uturi inyuma muri byose kugira ngo ibintu bigenda neza. Tukugarukire mu cyo kiganiro mukunda cyane ikiganiro ni inganzo y'abahanzi inganzo yacu kandi mukunda twabashiri kugira ngo inganzo zanyu ziye zamukiramo ujye ubasha kuba wazamura inganzo yawe cyangwa se werekana inganzo yawe
hano mu karere ka Nyagatare Flash nk'ibisanzwe. Ntabwo ndi ngenyerere nk'ibisanzwe, aya majwi mukunda kuyumva ari abiri. Ndi kumwe n'umuhungu wanje John Lucky. Uyu munsi nabwo turi kumwe nta hantu yegeza ajya. John Lucky, weekend imeze gute bro? Weekend imeze neza, timo turabona ibyamamare bigenda biza mu gihugu. Ni ibintu byiza cyane rwose. Ibyamamare rero biri kuza mu gihugu, ubwo ugiye gukomoza Arsenal Wenger hazara umutoza wa Arsenal tayari ari mu Rwanda, witwa Mahombi muramuzi mu turimo nka Coconut Tree nawe ari mu Rwanda. Yes. Ku itariki 16 no kuvuga ejo azaba yitabiriye Basketball Africa League, izaba ku itariki 16 ndetse no ku itariki 30 azaba habaye neza cyane, arimo kugenda bataramira. Weekend yari imeze gute DJ? Weekend yari imeze neza hano mu karere ka Nyagatare. Weekend yari ryoshye, no biracyaryoshye hano mu Mutara hagati kabisa mu mujyi Nyagatare. Mwese mbatira yambo, ndizera ko mwamukuna n'ikiganiro Inganzo y'abahanzi. Abahanzi mwese ubwo mwateretseho, ndabizi ko mwamuri kwiyumvira ikiganiro cyanyu ko ni icyanyu. Nimwe twagishyiriyeho kugira ngo kijye kibasha kuba mwakigaragariza mo impano zanyu. Salute rero nayazamuye amaboko yose, aba producer mwese nayazamuye amaboko mbasuhuza cyane. Hari ibintu nshaka kujya musobanurira. Ubundi ko wafashe ijisho ry'umuhanzi ukarishyira mu isho. Yaje mishaza. Ijisho ry'umuhanzi wararitokoje nyine. Warishyize mu isho. Wararitokoje. Ushobora kuba haragiye mishaza. Ya nta kintu cyagiyemo John. John rero tubafite amakuru menshi hano, ibyamamare byanyu cyangwa se duhereye kuri itariki ya 15 Gicurasi. Ni umunsi mwiza utajyone wababwira? Uyu munsi ni umunsi mwiza cyane. Muramuzi yitwa umusaza Alexis Kagame, umwe mu bahanga cyangwa se mwe mu bantu bazwi cyane b'ibyamamare. Yabonye izuba ryari uyu munsi cyangwa n'ejo? Kuri tariki z'ukwezi ryari ku itariki 15 nibwo yavutse. Uyu nguyu kandi akaba yaragiye atangiye kwiga mu ishuri rya leta Mbirigi Gatolika gihengera imyaka 1925. Mu gihe yari afite imyaka igera kuri 13 y'amavuko, akaba yararangije nyuma y'imyaka igera kuri 3, ukuvuga ngo byari imyaka 1928 asaba kujya mu iseminari ntoya ya Kabgayi mu karere ka Muhanga. Byari imyaka 1929 ndetse abasha kuba agenda aharangiriza mu mwaka 1933 kabisa. John tugufite rero n'umupasiteri bamwita Kayiranga, twabashije kumufatisha. Ni umuntu udakunda kuboneka, ni nko kumufatirana, tubasha kumubaza impamvu ataboneka, tumubaza bimwe na bimwe mu muziki se niki kiwudindiza cyangwa se watangiye ute cyangwa ugeze hehe. Agira bimwe atutangariza, rero nabakubwira ngo wowe utaza kujya kure, uraza kumva bimwe twaganiriye. Wenda DJ nk'ijisho ry'umunyamakuru uba mu muziki cyane, ubona umuziki muri kano karere cyangwa se muri ntara uhagaze gute? Umuziki uhagaze gute? Urabona ikigero uriho ushimishije? Kere ntabwo ushimishije, nta nubwo ubabaje, gusa turacyafite urugendo, ariko tugomba kuzagera yuko byagenda kose, kuko nta hantu. Wenda nk'ibintu bitatu by'ingenzi byakorwa kabisa ukavuga uti barakurugutuye. Ibintu bitatu by'ingenzi byakorwa biracyari kure cyane, nuko uyu muziki ushobora kuba wava hano ukagera ahandi hantu, apana byo kuvuga ngo ni za Kigali East Africa hose bakumva ni umuntu wo mu Rwanda, apana byo kuvuga ngo ni wa Nyagatare, ahubwo bakamwita umuhanzi wo mu Rwanda. Ariko bamwumvishe kuri bya bihangano bye, atavuze ngo nturuka mu karere ka Nyagatare. Numva yuko aho waba uturuka hose waba uri umuhanzi kandi w'umunyarwanda bro. Nza kose dufite management bizagorana, bizakomeza kugorana. Ni nayo ngorabahizi ikomeye cyane, cyangwa se nicyo kibazo gikomeye cyane abahanzi bo mu ntara bahura nacyo. Abahanzi bo mu ntara rero icyo kibazo bakunda guhura nacyo, urumva ntabwo yashaka. Manager wawe ni uwe ashaza kubwira ko ari mama we cyangwa ari se. Kandi kenshi ubundi ababyeyi nta nubwo bakunda imiziki, nimba ujya ukunda kubibona. Rega management team nayo aba ari nini cyane. Haraba bashinzwe management y'imirire, management uburyo uri buze kuba wambaye, ibintu byose bikaba biri
clear nabwo umuhanzi ahari arangwa n'igikabyo cyinshi cyane. Umuhanzi ahari rero arangwa n'igikabyo cyinshi cyane kijyana n'ibikorwa nanone. Umuhanzi witwa Rockman oya Rockman uriya w'Ikigali ryitwa nani w'Rwamagana ni Rockman wa Buswahili ni Rockman rero Rwamagana twizere kumeze neza. Abambasaderi mwese Gasori Nyamamare Uganda bari Kampala mwese nabasuje kabisa nebize ko muri kutwumva. Tuzamutse hariya Lucky Rwamana ni ryabega na musaza we Patrick nizereko mwese mumeze neza mwese mutoni mu kirebe nizereko mwese mumeze neza aho muri hose kandi mwumva 94 byangundiye musheridi aho ngo mwese nizereko mumeze flash mwese kabisa twabasuje nabo tutavuze nizereko mwese turabasuje kuva mwasize urushinge rwanyu nta yindi radio ni ngiyi. Tunabasuza cyane hari bagenzi bacu abatwireka ko badukurikiye bari mu mujyi wa Kigali aho ngaho barimo Blaze Brainy ukomeze kumererwa neza. Blaze nawe ni umunyamakuru wa Radio Flash FM 89.2 Radio Flash aho ngaho Kigali nizereko nawe ameze neza cyane by the way kandi Hadija nawe twagushimye cyane kuba wazindukanye n'abakunzi ba Love abafite ibintu byinshi cyane by'ibibazo babateye amata baraburana aba yaje kubakemura ibibazo. Hadija yaje kubakemurira ibibazo ngo arukuntu umusore bamuteye oya umusore yateye inda ngo umukobwa ahita agenda baraburana imyaka y'ubukure umukobwa urumva kameme ariko jewe uretse ko nta basubije jewe nakeze kura umukobwa wagenda yayikuyemo agahita nipowera yayikuyemo kuko yayikuyemo naceceka we wabyara ukabura kuhamagara umuntu aguteye ngo dore wanteye inda afite ubushobozi sawa muhamagara kugira ati umwana ariko basana se amuhamagara no kugira ngo azamufashe byamunaniye. Oya umwana basana ari umwana asana se kujye bose n'umwana nzamuhande cyanzamwereka ndeko umuntu ari John gusa urumva nabakomeje. Okay akona kari kagiye rero tubafite n'indirimbo eshatu zaranze icyumweru cyangwa se ni nk'ukwezi ni indirimbo zikunzwe cyane hano mu ntara ya RY'UMUHANZI intara yiburasira zuba abantu bakunda gusaba cyane izo ndirimbo ni izihe John turaza ariko gushyiraho amatelefone ni turababonjamo gake n'indirimbo eshatu so iyiza guhirika indi niyo turi buze kubumvisha. Iya mbere yitwa ni ya Deshuta ifarasi yarakunzwe cyane Malayika nayo iyi ne ya Raymond ni ya kabiri nayo then imvura y'umugisha ni ya gatatu mu ndirimbo zagiye zikundwa cyane. Turaza gukora ikirere John turaza gushyiraho telefone then abantu bahitemo indirimbo imwe yayoboye icyumweru tubashe kuba twayibakenera tutse tugaruka no kuri Pastor Kayiranga bro. Araza kudamagara ko 87 cyangwa se twandikira message tubashe kuba tugenda tuzisoma nako tugenda tubabwira cyangwa se tayari ku murongo wa telefone. Allo Flash. Allo. Ikaze. Yewe. Meze neza hagena. Arakumva cyane. Ariko kabantu babanye tumusaza bimeze bitagenda umusore. Yazanye n'indi. Iyo indirimbo ni yihe? Yazanye n'indi. Mubazi ya ndirimbo yaje nishyashya ni yihe? Ifarasi ngaho. Okay. Iryo ni ijwi rya mbere di ifarashi sibona ijwi rya mbere. Ifarasi mu kazi ura muhungu wa rw'imiyaga ameze neza. Deshuta. Deshuta sisi katajya yumva na radio ubu ngubu sinzi byaba arimo ngimba akora imiriro. Allo Flash. Allo. Turakumva byankundiye. Asante sana. Bimeze bite byankundiye? Imvura y'umugisha. Aha imvura y'umugisha nayibonye inota rya mbere na ifarasi nayibonye asigaye iyihe sigaye Malayika ya iyo ne ya nitari yabona inota nabandi bahamagare ariko tuba ngo hasigaye se nkaje kubona inota. Cyangwa tubaze tubumbishe twabonje. Hello. Salama. Ndakumva cyane kabisa bro. Baby face. Ariko izina ryawe bimeze bite? Yego. Harya uri umukobwa? Ifarasi bonya amanota 2. Turacyaza ariko mbanzi bumvishemo gakeya kugira ngo ifarashi rero bari kuvuga niyo ngiyo. Mwiriwe neza. Ngiyo ni ya mbere sasa. Ni sawa. Sawa.
muhura mumeze neza ambaye ariko petite twagusuje petite muhura mumeze mute Farashi ku mwanya wa gatatu ibonye amanota 3. Asante. Okay, asante urakoze cyane ka dutegereza nabandi. Yep. Ariko DJ gukunze iyo ni fashe rero ndimbo yindi nayo ikaba ari ingi ya Eneya. Bayita Malaika. Eneya Raymond. Yeah, the shooter, the big rock. Okay, yo ngiyo rero ni ya kabiri ya ndimbo ya gatatu yindi. Hello. Ni sawa. Bintu ni fresh and clean. Mahoro ni mutekano kabisa. Ni neza kabisa. Wowe bimeze bite? Abantu bakanguka mwese turabasuhuje. Turabakunda cyane kabisa. Indirimbo mu ndirimbo muri wakurikiye ikiganiro Okay, deshe tubwibonye amanota 4 mfashe kubara. Urakoze cyane kabisa. Indirimbo yindi ya gatatu turubuze kumumvisha. Yasigaye nota rimwe. Ayitondere se ntago erega umenye ko zose ntago twazimumvishije. Indirimbo yindi reka tuyumvishe. Tumaze igihe dutegereje rero imvara y'umugisha ni ya bagabo Theo nimbavukira hano barija nimba babarija dono ariko ndakeka ko yakorera ahantu hitwa Gatunda ni Gatunda ni murenge wa Gatunda Nyagatare ni umwarimu ngira ngo aho uri hose turanagusuje by the way nizere kumeze neza cyane weekend urimo kuyirya neza cyane n'abayobozi bacu mwese kabisa salute abasirikare mwese muri aho ngaho Nyarupfubire ku munara mwese ndabakunda cyane n'ahandi muri Sumani ya Nyarupfubire Eric nizere ko mwese mumeze neza kabisa ku munara ndabakunda cyane. Okay, John rero Farashi bonye amanota 4 indirimbo Malaika yabonye nota rimwe. Imvura y'umugisha ntirabone nota yabonye nota rimwe nayo. Y'umugisha. Yes. Okay, ubwo rero turakomeza tufata amatelefone kuko turashaka indirimbo kibona amanota 5 ubwo dishutara bura amanota 2 kugira ngo tubazamurire indirimbo y'icyumweru rero yakunzwe cyane. Hello Flash. Hello. Hello. Yes. Inde? Musheri. Musheke witwa nde? Loza. Loza wakuri iki kiganiro? Aha, muizi ndi. Iyi imvura y'umugisha. Okay, nayibonye amanota 2. Urakoze cyane mukobwa wacu. Turabakunda cyane. Imvura y'umugisha rero ibonye amanota 2, Malaika ibonye inota rimwe. Ndabeshya Farashi amanota 4. Farashi amanota 4 harabura umuntu umwe yahitashiraho video ukindi indirimbo iyoboye cyumweru. Hello Flash. Miro neza bro. Turashima Imana tumeze fresh kabisa. Turavugana nande? Akana duze Gatsibo. Muri Nyamirama meze bita Akana duze. Akana 34. Akana duze twihuta cyane indirimbo iyoboye nuko ne yihe. Iyo ndirimbo ivuyemo imvura y'umugisha. Amayi. Amanota 3 urakoze cyane kabisa. Okay. Imvura y'umugisha rero amanota 3 ane Malaika inota rimwe twagiye harabura imvura y'umugisha rero amanota 2 deshuta inota rimwe tugakomeza. Farashi mugisha inyendo. Ifarashi? Okay, yatoye Farashi. Ubwo berarangiye nyine. Reka twiyumvire rero indirimbo y'Ifarashi niyo iyoboye icyumweru niyo abafana bihitiyemo. Deshuta nawe rero ukomeze ukore cyane urumva ko abafana bawe ari neza cyane. Ushimvura. Uri kuri Flash
Club Chon tuyamagane rero twege ntitujya turya ruswa iyo dutangiye tuba dutangiye cyane tuba dukora neza turya ruswa ni turya n'amandazi ntiturya asebye DJ wenyine ntiturya ruswa rero indirimbo mwabyumviye ya Deshuta ifarasi niyo yahiritse ikaba yariyoboye icyumweru hano mu nganzo y'abahanzi ibi tuba twabikoze kugira ngo tubone ko iyo turi gukina izo ndirimbo z'abahanzi binanga mubasha kuba mubyumva cyangwa muzikurikirana so uko muzimenya rero nibyo ndashaka ko muzajya muhamagara no ku radio y'i Kigali mukabasha gusaba abahanzi banyu kugira ngo nyine nanjye mumfashe munabafashe babashe kumvikana ku isi hose okay iyi ruswa rero nkuko muyumva ni indirimbo yari maze iminsi cyane iri muri old music ariko ukaba yagiye hanze ni indirimbo ihuriyemo n'abahanzi batandukanye muzabongera mubumva indirimbo yagiye kuza rwose narayirambiwe iyi ndirimbo yagiye kuza narayirambiwe indirimbo ziragora indirimbo ya ruswa iragora cyane rero akaba ari igitekerezo mba nafashijwemo na old music kugira ngo duhanga ibijyanye na leta mwese rero mu Rwanda ruswa kuri abantu bose bakigaragaraho ruswa bayirekera aho ngaho bayireke ko ruswa yangiza igihugu ibife binini mugerageze nubwo warya ugake ariko ubukozi kosa urumva old music turayishima cyane rero tuyishime koko ibyenda ifasha abahanzi be mu ntara y'Iburasirazuba bikabahuza then nanjye nkagenda mbabwira nti reka tufate kwa aya mayide tugende turi uko byagenda indirimbo yagiye hanze rero muzajya muyibona uretse ko itari yajya kuri YouTube channel ya ijisho ry'umuhanzi ariko kuva cyane bahageze uko tuvugana n'uyu munsi yemereye agomba kuyizana ariko yagize ikibazo yagize abakiriya benshi abo bari kubakorera abafite korali nyinshi cyane dufite message nyinshi zagiye tugeraho Islam abasani nta birenze ndw'inyagata turahabande rw'imiyaga turahabaye tubahaye ikaze ngati turi kumwe nge mbahaye ikaze tukurukiri mugira gute mwahibagiwe kurukiri mu bwo bweneza cyane kurukiri rwose Islam abasanga ibisanzwe ni Baby Face Nyendo turabemera asante sana Tega Misiriza John Loki meze bitemeze neza nibyankundiye mukama musheri gikano cy'intare nawe turagusuje cyane kabisa Sanchez nawe turagusuje abambasaderi mwese Isimbe nawe yarabuze umuhanzi bamwita nkuba aho ngaho uri sinza hariho ariko nizere kumeze neza nawe hose abantu bakina amafilime mwese nizere kumeze neza abakora amafoto bari gobo ngabo amakava nizere ko mwese mumeze neza cyane ama studio mwese aba producer mwese nizere ariko ni studio ngo yaje nshyashya ntago ndamenye ibyayo itari VMM hari indi nshyashya yaje niko numvishije yaje ivuye mu Rwanda uraseka igeze kuko nago baratubwira sindanamenya nahiye nabibonye hera sinzana nabyumvishije nibyiza rero mujye muzana ni kwicyashya nyamakuru simbize muzanire ibikorwa byose mubizane hano mu ntara y'Iburasira uko ubu ngubu ni umugiri nta hantu mujye usigaye uri mu mujyi wa Kigali murabizi kuntu bimeze n'abareba bashaka kwizera hano mu Mutara kabisa ruswa rero tuvira mu nzira kugira ngo Nyagatare yacu igenda neza ibikorwa bigenda bitera imbere France Karake aho ngaho kuri Maison de Jeunes umuyobozi wacu nawe tumusuze cyane Valence cyane tunasuza cyane abayobozi mwese aho muri hagiye atandukanye bari na Voice Mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Nyagatare bita Juliet Murekatete turi kumeze neza cyane na Mayor wacu kabisa yagize neza kutwubakira hariya kuri Maison de Jeunes aho urubyiruko dusigaye tuhahurira ariko sinanaheruka by the way wagiye muri iki gihe hari ukuntu hakonjemo ntawe hakimeze neza nka mbere John rero twihuse ubu tugeze ku isasa 7:58 mu kanya saa 7 n'igice turaba duciyeho tugiye mu bindi radio flash ziri gukomeza cyangwa tugahuza ko Blaze nawe i Kigali ngubu ari ready araza guhita ko nawe yataka muri mu kiganiro sinzi ariko uraseka ikisi
uraseka iki se rwose nuko ko bimeze reka icyamamare nicyo ashaka kutubwira twumve Radio Flash allo allo Flash mwiriwe neza yego asante natwe nuko turabakunda cyane kabisa Nyagatare twambaye inkweto twanatebeje umvase abahanzi bose turi kubateza imbere namwe se muri kubateza imbere mu buryo bwo kubashyigikira umuhanzi w'inahozi yitwa ngwiki umuhanzi w'inahozi yitwa ngwiki n'abahanzi mukora ibishoboka byose kugira ngo mumenyekane yes hanyuma nkuko abafana cyangwa se abakunzi ba Flash ndetse n'abakunzi b'umuziki muri rusange muri kano karere ngira ngo iyo ni ishusho ya mbere ikweretse yuko hari ibikenewe gukorwa hari bitarakorwa haracyari urugendo runini cyane haracyari itafari rinini ryo kubaka umuziki muri music industry ku bahanzi bo mu karere ka Nyagatare reka twumve ngo bika hari umuntu azi mu Nyagatare umuhanzi Hello Salama kanguka mu karere ka Nyagatare zino ubu ninde mwanzo mu karere ka Nyagatare buriya deshuta rese hano hafi nta wundi zitakinnye adusa no hano hafi naka ariko se karirimbo ke gashasha yakoranye karimo ikigande cyinshi bakita ngukira nakande ubwo ni karirimbo deshuta y'amazi n'isofoye karimo ikigande cyinshi ntabwo ari iriya ni iya Raymond yitwa Marayika ko mutayitoye se yatsinzwe yatsinzwe rwose muze kudushira mu karirimbo ruswa na fotokumbe neza ko bagakoze basore bacu ba Nyagatare ruswa turaza kuyibashyiriramo Okay rero tugenda tukurikirana bimwe na bimwe dusuza n'abagore b'aba producer umugore wa Emery Baida uramuza ariko utangiye gusuza abagore ba producer basengeye cyane hanyuma reka umugore wa Vani Pro tujye kuri ya nkuru ya Pastor Kayiranga Pastor Kayiranga ubuse Pastor Kayiranga tumugeho okay reka tugaruke gato dutunganye Pastor Kayiranga dute tumwumva dukurikire ibye kabisa neza 5 kwa 5 sinatanga ruswa kuko zingaruka zayo ruswa burya ni kimungu bukungu bw'igihugu abaturage bakazahara corruption imvira mu nzira amashuri ntiyubakwa imihanda ntiyakorwa umutekano ntitwawubona bitaro ntibya kubakwa ruswa mvira mu nzira tuyamagane ibiti binini nimureke kurya ruswa menye ko ruswa yangiza igihugu oya reka gutanga ruswa oya reka kwakira ruswa tuyamagane urwego rwo gukumira ruswa hamagara ku murongo utishyurwa 199 utanga amakuru ku gihe kuyakira cyangwa uyitanga uwo ni wo musanzu wawe wo kubaka igihugu uwo ni wo musanzu wawe wo kubaka igihugu ruswa ni kimwe mu bituma igihugu kidindira iterambere
ruswa ni kimwe mu bituma serivisi zidatanga uko bikwiye reka tuyamagane tuyirandurane n'imizi yayo oya oya reka gutanga ruswa oya oya reka kwakira ruswa oya oya reka gutanga ruswa oya oya reka kwakira ruswa garutse imbere yawe nzanywe no kugushima ndebye imirimo myinshi umaze kunkorera garutse imbere yawe nzanywe no kugushima garutse imbere yawe nzanywe no kugushima ndebye imirimo myinshi umaze kunkorera garutse imbere yawe nzanywe no kugushima wageze kwa yayiru umukobwa wura mu nzu ugeze ibetaniya razarava mu gitu ugeze mu bupika utanga igisubizo abari bihebye bose buzura umunezero garutse imbere yawe nzanywe no kugushima natwe twarakubonye mu bihe birushya abariraga bose warayahanaguye abari bihebye bose urabahumuriza abari bicaye ku cyavu n'ibikomangoma garutse imbere yawe nzanywe no kugushima garutse imbere yawe nzanywe no kugushima ndebye imirimo myinshi umaze kunkorera garutse imbere yawe nzanywe no kugushima abo yagiriye neza mufashe kuyishima garutse imbere yawe nzanywe no kugushima abo yakuye ku cyavu mufashe kuyishima garutse imbere yawe nzanywe no kugushima abo yacunguye bose mufashe kuyishima garutse imbere yawe nzanywe no kugushima Okay, sava kayiranga agarutse imbere y'Imana aza kwishima ubwo ngubwo wasanga yabyaye nk'umuhungu cyangwa umukobwa yishimye afite icyo Imana yamukoreye agarutse uvuga ati Imana uracyamfasha ni byinshi cyane rero Pastor Kayiranga twaganiriye kumubona ntago byari byoroshye ariko twaratembereye ahantu hose tuhura nawe yaje muri studio Odd Music nimbaraje gukoresha indirimbo I don't know ntago mbizi aratugora cyane yanga ko tuganira ariko aza kutwemerera kubera 94 ikunda kuzamura abahanzi reka nyemerere nyihe kiganiro ibashe kugira ikimbaza nukuvuga ngo John twaganiriye n'uyu mugabo agira byinshi atubwira agira byinshi anatangaza ku muziki agira byinshi anashima ku byagezweho inahanga abantu benshi baramuzi cyane bajyaga bibaza impamvu indirimbo ze ntazikina nukuvuga ngo narazibuze ariko mvuga ni igihe cyose nzamubonera zazima cyangwa najya kuri YouTube nkazibura nza kugira chance byose mpuya nawe arabinkorera nshobora kuba nabumvije ari ikiganiro twagiranye ni minota mikeya kugira ngo mugikurikirane then nyuma tuze kugaruka twanzura by the way tunasezera kuko iminota irabigiye kugira ku musozo John ngira ngo uri ready ya reka tumwumve hanyuma tuze tugira natwe icyo tuvugaho nyuma yo kumva Pastor Kayiranga icyo agenda avuga ku muziki. Okay. Nkuko bisanzwe rero ijisho ry'umuhanzi nyarwanda rikunda gutembera cyane nkuko mubizi ikiganiro cyo n'inganzo y'abahanzi uza ukugaragaza inganzo yawe cyangwa se impano yawe kuri 90.4 Radio Flash FM. So ubwo rero nk'inganzo y'abanze nkuko mubizi heratsembera cyane igenda ireba showbiz uko bimeze ubwo nageraga muri Odd Music nahasanze umugabo ntari buze kubabwira kuko nahamubonye
araza gutangira atwibwira ariko muri make ubwo aheruka kuri 90.4 Radio Flash FM twamubaje byinshi adusubiza bike bitewe n'umwanya yarafite. Nubu afite umwanya muke cyane ariko kubera ko ari umugabo mwiza kandi wumvira aratwemereye aduhaye iminota mike yatangira twibwira kugira ngo dukomeze. Murakoze Radio Flash FM, nitwa Kayiranga Innocent. Ngarutse imbere yawe nzanywe no kugushima, ndebye imirimo myinshi umaze kunkorera. Okay, bravo agarutse imbere y'Imana aza kwishima, sinzi ahantu avuye, ubwo araza kutubwira ahavuye cyangwa se naho yaramaze iminsi ari, nge simaze ariko kubera microphone ya Flash FM yagezeho aratubwira ugarutse imbere y'Imana uvuye hehe inshuti y'Imana. Iyo tuvuga ibyo ngibyo hari n'igitero kivuga ngo ibyo wakoreye abandi nibyo wankoreye, binyereka kuri Imana itagira ikinanirwa. Dushimira Imana kubw'ibyikoreye abandi, tukanayishimira n'ibyo dukoreye. Okay, tubaze kudushime cyane Kayiranga n'umugabo tutaza kuvuga ibye kuko urumva umugabo nyine aba ari umugabo afite abana afite n'umugore araza kubitubwira, ariko cyane Kayiranga ni umuntu w'umuhanzi ariko utajikunda kuboneka, sinzi impamvu atajya kunda kuboneka. Indirimbo ze abantu benshi barazishaka ntibazibona, so najya no muri studio yazikoreyemo bakazinyima, sinzi impamvu. Watangira utubwira impamvu utaboneka n'indirimbo zawe impamvu zitaboneka Kayiranga? Murakoze. Kuboneka ko ndaboneka ahubwo biterwa naho mpuriye n'umuntu, naho kuboneka ndaboneka buryo ntari hamwe mba ndahandi. Uburi ahandi birumvikana se ni hano mu Rwanda cyangwa uburi ahandi hantu Kayiranga? Ntabwo aho ngo dusobanukiwe n'abafana bakumva. Hano mu Rwanda mba mpari, no hanze y'u Rwanda naho mba mpari. Imana yankinguriye amarembo mu bihugu byinshi. Urakoze cyane. Tugusanze muri Odd Music. Muri Odd Music se uje kugira gute? Uje gukoramo indirimbo bimeze biti? Nje gusura studio y'iwacu. Wow, byiza cyane kabisa. Nubundi inganzo y'abahanzi nk'ibisanzwe dukunda kwibanda ku bintu by'iwacu. Ese Kayiranga uravuze uti uje gusura studio y'iwacu, na kubaza kabazo gato cyane, muziki ya Nyagatare cyangwa yintara ya RY'UMUHANZI, kuko nawe uri pastor mwiza cyane ariko ukaba uri n'umuhanzi. Ese wabwira abantu bumva inganzo y'abahanzi showbiz cyangwa muziki wa Nyagatare uhagaze gute, bimeze bite? Muziki wa Nyagatare muntu yavuga yuko uko biri biruta mbere. Uko biri sinsobanukiwe, biruta mbere gute? Ntago umuziki wari uhari, ese ubu ngubu warapanze wageze ku ntera nziza, ese ni iki kibura, bimeze bite? Uko biri biruta mbere biba bivuze ngo hari intambwe umuziki wa Nyagatare urimo kugeraho, cyangwa se w'intara y'Iburasirazuba urimo ugeraho. Hari urwego urimo kugenda ugeraho nubwo rudahagije, ariko uragaragaza isura nziza. Nk'urugero turi muri studio nk'iyi nziza irimo gufasha abahanzi, mu myaka ya kera ntiyari ihari, n'izindi studio zitandukanye. Radio Flash ikurikirana abahanzi bazamura icuranga indirimbo zabo ntiyari ihari, n'ibindi bikorwa bitandukanye byiza bigenda bikorerwa abahanzi bitari bihari. Nicyo tuvuga rero ngo uko biruta mbere. N'abandi bahanzi barimo bahaguruka, n'abandi bari bahari bongeramo imbaraga, natwe twese namwe mwese. Ese Pastor Kayiranga kuririmba no gukora umurimo w'Imana, ndavuga ivuga butumwa hano mu Rwanda no hanze mu bindi bihugu, ubikora gute, ubihuza gute? Byose ko ari umurimo se. Byose ni umurimo, ariko kuvuga ubutumwa cyangwa se kugenda mu bwoko bw'Imana bitandukanye no kuza muri studio. Muri studio bifata umwanya, nabiriya kandi bifata umwanya. Turagira ngo utubwire uburyo bifatikanya byose. No kwiha gahunda ukagira discipline mu byo ukora. Ngewe nzi gufata igihe cy'itorero, nkamenya ko itorero rifite igihe cyaryo, nkamenya ko urugo rwanjye rufite igihe cyarwo, nkamenya ko n'umuziki nk'umwuga wanjye nawo ugomba guhabwa igihe cyawo, cyane ko ari nawo usapotinga, ari wo ufasha n'imirimo y'urwo rugo n'ibindi bikorwa bya buri munsi byanjye, kuko ari wo nkora nk'akazi.
niyo mpamvu rero menya ukuntu mbikora buri kimwe nkagihereza umwanya wacyo ntakisha ikindi. Urakoze cyane. Hari abantu benshi cyane baza muri muzike cyangwa se baza mu ruhando rw'abahanzi ariko ugasanga nta ntego bafite ya muzike yabo cyangwa se projet yabo, kumva arebye indirimbo imwe arabyihoreye cyangwa se ntabe yayishakashakira uburyo yayibungabunga cyangwa uburyo abantu bayimenya. Ariko mu by'ukuri wowe indirimbo zawe abantu benshi ntago bakunda kuzumva, kenshi urazihisha, ni ukubera iki? Ntago simbizi niba ari byo koko ko abantu benshi badakunda kuzumva, sinanabizi niba nzihisha kuko urebye iminsi hafi ya yose y'icyumweru mba ndi mu muziki. Ubwo rero baba bampamagara kuririmba, haba mu bindi bihugu, haba mu turere dutandukanye tugize igihugu cyacu, bampamagara kubera ko bazizi. Ubwo rero njye kuri jye simbizi ko batazumva, nago mbizi mbyumvanye wowe. Ubyumvanye njyewe abafana benshi cyane barambwira DJ Crew Kayiranga twabona indirimbo ze gute, nkababwira Kayiranga kabisa indirimbo ze kuzibona biragoye, ariko twajya ku ma YouTube twazibura tukabona ukuntu bagiye bafata utuvideo bahimba. Ese bijya byo ubibona gute? Nta mbogamizi ku bihangano byawe ubona byatera? Ubundi iyi si turimo ukurikije uko yari isanzwe ukongera nuko noneho imeze, yari isanzwe mu buryo bwayo yiyongereyemo tekinoloji, umuntu ashobora gukora ikintu agamije kwangiza ibyawe, ariko kuri jye ntago numva ko byagira umuntu byorohera uwo ari we wese kwangiza hazaza hanjye, kuko hari muri jye. Uwo nzaba we ngenda mpinduka we buri munsi. Na turiya tuntu nanjye ndatubona two bakritika, tundi tuntu agafata indirimbo twayishyize kuri YouTube akafata kandi gace nawe akongera akagakora, akakora utundi tuntu abantu bakarayikinga bakagafollowinga bazi ko ari igihe bafollowinze. Ibyo ndabibona ariko sindabihereza umwanya wabyo kuko sinakeneye ko biba muri jye. Buriya se kubera ko uri pasiteri siyo mpamvu utabifataho umwanya ngo wumve ko bifite n'agaciro, kuko nkanjye ndandika Kayiranga nkashakije indirimbo zawe nkazibura, then nkagenda mbona utwo duce bikambangamira muri muzike, kandi abafana baba bagukeneye Kayiranga. Si ukubera ko ndi pasiteri, ahubwo ni ukubera uwo nshaka kuba we n'uwo ndiwe none, kuko kuba pasiteri byo ni kimwe n'uburenganzira ni ikindi. Umupasiteri burya nawe afite uburenganzira mu bye, ntaho rero bihuriye. Kandi ikindi, indirimbo zanjye ziraregestarinze muri RDB, buri gihangano icyo ari cyose nshyira ku isoko kiba kiregestarinze, mfite certificate yacyo. Abakina ibyo byose nabo mba mbareba nkabihorera, kuko kuri jye ntago benda guhagarika intumbero zanjye. Kandi si jye jyenyine ibyo bibaho, kuri buri muririmbyi wese ufite izina unugenzura urabisanga nk'ibyo. No, okay, urakoze cyane. N'ingenzura ndabibona byinshi. Twigarukire ese iwawe mu rugo Kayiranga, ufite abana bangahe? Ufite umufasha cyangwa se ufite abafasha bangahe Kayiranga? Iki ni ikibazo ngira ngo nshubije ibinyamakuru bitandukanye. Ni ikibazo nsubije ibinyamakuru bitandukanye, kuko hariho n'abatajya bemera yuko nubatse bazi ngo ndi umusore. Mfite umugore umwe, baranamuzi abantu, ibinyamakuru byinshi biramuzi. Mfite abana 5, abahungu 3 n'abakobwa 2. Nabo barananditse, nabo birazwi mu itangazamakuru. Ntabwo nzi impamvu icyo kibazo abanyamakuru benshi bakunda kugira amatsiko yo kukimbaza, ariko wenda kirakenewe simbizi. Tukunda kugira amatsiko, ni nka kwa kundi gushonje ukumva wahaha ukarya, ariko bigaragara ko uri umujene, nta n'umuntu wagukekera abana 5. Kayiranga rero urakoze cyane kuba witabiriye itangazamakuru rya 90.4 Radio Flash FM, ikiganiro Inganzo y'Abahanzi. Nitugukenera se tuzakubona twongere tukuvugishe Kayiranga. Nduwanyu ni mu nkenera muzambona.
hari n'igihe muzambona atari mwe mu nkene yari igihe ubakeneye kuko urebye mbakeneye kuruta uko mu nkeneye. Okay sasa akabazo kanyuma nakubaza chano yawe yitwa gute ku buryo umuntu wumva ikiganiro Inganzo y'abahanzi yahita yirukankira kuri YouTube akavuga kayiranga ni namubuze DJ kurara munzaniye ariko indirimbo zerika nsacinge ndebe ko nazibona. Chano yawe yitwa gute? Ni Pastor Kayiranga, nibyo wandika birahagije, bonda hasigaye ukakurikirana ibyanjye byose. Pastor Kayiranga urakoze cyane, ariko kandi kabazo kanyuma, ese muri muzika umaze igihe kinini udasora indirimbo, nukubera iki Pastor? Ikinini ni ikihe buriya Crow? Umaze igihe kinini indirimbo zawe zisanzwe abantu bazikunda, baranambaza se nimba zakera tutazumva cyataziduha, ese nazinde arasohora. Ako kabazo nkunda guhora nako cyane, wababwira impamvu cyangwa nimba ari n'indirimbo nshyashya ufite ukababwira kuko baragukunda cyane Kayiranga. Indirimbo zirahari ni na nyinshi cyane ndetse zirahari. Ibyo uvuze ni byiza, ariko ntabwo basobanukiwe. Nakubajije ibihangano byawe bishya ufite. Ni indirimbo nshya nyine mvuga zirahari, ziri muri studio ziri muri studio ziri gutunganyirizwa he? Babwire kuko umuntu navuga ko abafana bakunda cyane kabisa, uretse gushaka ubutabizi sinzi nimba ujye bimenya, ariko abafana baragukunda. Indirimbo zawe ziba zanditse neza, message utanga zishimisha ubwoko bw'Imana Pastor. Studio rero wenda ndumva si byo biri ngombwa cyane ko nzivuga, ariko cyane ko indirimbo nshya n'ubu mfite ntago zakorewe muri studio za hano iwacu, ariko zirahari indirimbo nshya mu gihe gitoya abantu bazibona, yewe n'uwantonaho yanayibona bitamugoye. Okay, urakoze cyane, twakuruhije twakubaje byinshi, ariko wihanganye uradusubiza. Turagushimiye cyane, kandi nukuri uyu mwanya waduhaye turawishimiye Pastor wacu. Ahubwo se nanjye nkubaze. Ndakumva cyane, mbaza Pastor. Ugira umugore n'abana? Reka mugore n'abana, ariko ngira umwana, ariko urumva ko asante sana. We the best forever. Raymond. Then the shooter, the big rock. Old music. Ubwo bwiza bwawe baby nibwo butuma nkukunda, ubona kenshi mu nzozi zanjye tunahindara nkurota. Malay Angel Malayika, Angel Malayika. Kuva nabaho sindabona usa nawe darling, so beautiful, pretty sego sanila supu urandeba kubanibura. Garutse imbere yawe nzanywe no kugushima, ndebye imirimo myinshi umaze kunkorera. Garutse imbere yawe nzanywe no kugushima, ni izo boy Justin. Garutse imbere yawe nzanywe no kugushima, ndebye imirimo myinshi. Mama we, ikiganiro cyiza kiduha amakuru meza, Inganzo y'abahanzi ni kuri Radio Flash FM 90.4. Ni bwo gatandatu guhera saa 7 n'igice kugera saa 8 n'igice. Okay. Ufite umugore se koko? Ufite umugore? Urukubaza nde? Indeze? Ari Yesu umugore? Ntuse umwana wamukuye. We na Kayiranga rwose sinzi ibyo bintu bya. Umwana wamukuye. Kayiranga birabiri yambaje sinzana yabikuye. Ago bizoro. Ntabwo bizabura mwese turabasujire abafite abana batagira abagore, ubwo sinzi ahantu abana baba ari kwakunda, ariko Imana ibikora di. Ntabwo wizeye Imana ko ushobora kubona umwana ariko nta mugore. Message wayumvise cyangwa nongere volume? Okay, ariko
abakobwa mwese rero turabasuhuje cyane 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 hano mu mujyi wa Kigali nani wa Nyagatare ariko n'ubundi byose ni kimwe de byamamare birimo kutwumva bihereye hariya mu mujyi wa Kigali byamamare Mr. Kai n'umuhungu we Serge Martin n'umuhungu uri kugenda bikora neza mu ndirimbo nyinshi cyane Safari Iriza kuririmbira Moonlight indirimbo y'urukundo kabisa. So uyu rero ni Kayiranga twatimo tuganira twahuye John uramwumva akubwira ati Nyagatare byagenze neza cyane amarado yarahaje umuziki umeze neza amastudio yarahaje urumva yuko mu byukuri uyu mugabo ndo rusanzwe umuzi Pastor Kayiranga warusanzwe umuzi Yes ariko mu bintu bijyanye n'ibitaramo mu bukwe ahantu nkaho ngaho ariko ni gake cyane kumubona yaje gukora promotion y'ibihangano bye kuko akenshi bari mu bukwe abari mu sengero mu bitaramo baba bamutumiye ugasanga naho ngaho akorera ariko radio cyangwa se media ntaga yegera cyane ngaba yakoresha za social media platforms yegere abantu bakora muri entertainment cyangwa show business bakore promotion y'ibihangano byabo turamushimye cyane rero karakanya duhaye dunasuhuza n'umudamu we n'abana be batanu mwese nizera ko mumeze neza cyane kabisa n'abapasteri murabizi ko twabasuhuje kuko mukora umurimo mwiza cyane kabisa okay abafana mwese nizere ko mumeze fresh ngoza za Kayonza bari kudutera kamo ndakibibona mama chance nawe Kayonza di na chance ngo nizere ko bameze neza cyane Leya Oji nawe ngo matimba ariko zibituje umwana chance tuzere kumeze neza cyane na Leya Oji ngaho matimba ariko kaba iri ku bango nizere ko mumeze neza cyane kabisa mucyo Yunus ngaho imiyaga mwese nizere ko mumeze ariko se ko ntuza abantu gaseka John Rock ibice byawe ngaho ndaguhare suhuza ngaho reka twigere ku muziki ahubwo turebe bimeze bite ubundi mwebwe murimo kumva umuziki wa Nyagatare murabumva gute shirayo telefone nyene batubwira umuziki wa Nyagatare murabumva gute umuziki wa Nyagatare ugeze hehe ese bimeze bite hallo yes ni sawa nanjye nuko bro yewe ni sawa bariza DJ yakuye umwana adafite umugore rushojwa Pastor Kayiranga uramuzi umugabo ni mubi cyane covid itarazamo bazaga mumuteye nabo mbako yababaye makabisa kaza kayakusanya kitahira cyane rwose ntiyaburaga nk'ibihumbi nka 50 cyangwa 60 gakura kinoda banamuhize kabisa akunda kuba yibereye mu mahanga kenshi ariko nkavuga nzamuhiga paka ndeko namugwaho nongere mbumvije ijwi mwese nambonye nzamubazanira umeze mu myaka nk'itanu ishize muri Nyagatare uko bimeze uyu munsi urimo urabyumva cyangwa se ubibona bimeze bite imbere badushabaje ba Raymond aba DJ Promo barahari umuziki mu myaka nk'itatu iri imbere ni batisubiraho umuziki wa Nyagatare harabava mu manzi ukomeye byo kumva twumve mu mazi ngo wabyirukiye nk'Inyagatare twumve nka Rwanda rw'isi barahari nka bakayi batangiye gukora cyane ubu ngubu twakumva byo twumva nka DJ kwari ku Rwanda igikomeye cyase bedanga ngo avuze yasobanuye gace ubwo DJ Kurunga arimo arahatana igikombe nande cyase ni beba uranzamutsinda Oyura tuzamutsinda urumva turimo guhimba indirimbo zo kurwanya ruswa kugira igihugu cyacu gitere imbere ni agafaranga tukabone urumva se nibimara gukunda ntituzamutsinda ngo yaricara rero baravuga ati buriya Justin Bieber n'abandi nka bariya batwara ibikombe baba batanze ruswa reka nze mbarawurize sha ya bikombe biba birimo za ruswa n'amarushanwa menshi abarimo za ruswa ariko tugomba kubirwanya paka yes ndakumva ndakwemera uri mu rwego udacikira igizagera kure rata asante bro turi kumwe nimwe mugomba kutuzamura yes
ndashaka kuzadukorera akagoma mwana ku rugande. Akagoma k'iki? Akagoma ugakubitaho mu rugande tu. Urugande nzavuga gute ngo je bareko mwana osorya ako kana uhamagare nka mbese kuri cyangwa se nka sifomeka ukorane nka kora tumaze rero kabisa nuko wava nawe ukizi. Urakoze cyane Gasore nyamamare icyamamare cyangwa urushojwa ambasaderi uduhagarariye Uganda kabisa kuri ibyo bitekerezo ni namwe butugira kandi niduhamagara tuba tugenda dusubiramo imbaraga. Asante sana bro. Ndakwemera cyane DJ. Okay. Yes, abantu ni benshi ku murongo wa telefone. Kaya rero okay. Ngiyo. Yita Eliza. Zamureho gakeya. Eliza. Harabavuga ngo ntirumva. Eliza ujemete mwanda. Counting the days bategereje yuko dutandukana. Umusore wa Gasinga. Hello Flash. Salama. Ni sawa. Umusaza twamwumvisha ariko arakuraburije kabisa. Ubuhe? Pastor Kayiranga. Atiki. Andaburije gute singaho. Ngombe iki? Ngoma ya dashuta. Ifarasi. Kandi yavuye mu mbada. Turabikora naribi. Maze mwumve Eliza akaye. Ngo bakora burije ntago ari je. Ngo bakora burije. Wowe DJ. Gatwimba indirimbo yakaye ariko turasezera ariko tugeze no ku musozo by the way. Uko ubu ngubu ni saa 8:30 kandi nk'ibisanzwe dukunda gusezera saa 8:30 kuko n'ubu tuba twatangiye saa 7:30. Ikiganiro rero inganzo y'abahanzi nk'ibisanzwe kiba ku gatandatu. Numva ni ikiganiro cy'ibyamamare, ikiganiro cy'abastare kiba rimwe mu cyumweru. Tugushima cyane nawe. Reka ku wa gatanu tuzabazanire Kaye azadusobanurire cyane Eliza. Kaya kwa gatanu muri weekend mundi dushobora kumuhamagara nawe ku murongo akadusobanura Eliza by'indirimbo. Kurikira rero kwigira isa TV ni TV channel ye KTV kwigira isa TV kara kantu nyamona ngo ni AKA TV se AKA isa ni KTV KTV kwigira isa. Kwigira isa rero KTV urandika kwigira isa ni kwigira isa then uite ureba ibintu basizeho ni ibintu byiza cyane umujyi wa Nyagatare kuntu ibiryo babikaranga by'irayidi umuhanzi urasanga ikiganiro inganzo y'abahanzi naho kuri ntambaraga official naho urasangaho byegeranye baguterekeyeho byinshi cyane byo bitandukanye abaperezida bagiye bahemukirwa cyangwa se babyara abana benshi byose bagiye byegeranya kabisa aho ngo kugira ngo ugende ukurikirana uri kimwe cyose kabisa awa uri hose ufite amakuru wowe uraduhamagara kuri ya nomero nk'ibisanzwe ni 0788 gatandatu 7 na 0 7 tukajya tuza twirukanka ko dufite abanyamakuru bakarora aho ngaho banambaragariraho bahisa kwigira ako kanya imodoka itayaka umushoferi we nago mubabwiye muzajya mumubona yabagezeho kare. Okay rero tuzongere guhura kandi tubashimire cyane kuba mwaduhaye umwanya wanyu mukadutega amatwi abaturanyi bacu mama boy aho ngaho na mama wundi mama mwiza di umurokore baturanye ucuruza ikivuguto cyiza nizereko nawe ameze neza cyane kabisa hano mu isoko rya kijyambere manzi nizereko nawe ameze neza yive ngo mu nkweto nizereko nawe ameze neza nabagenzi bawe abantu mwese mwumvaga radio flash abahanzi mwese kabisa turabakunda cyane kabisa. Yes ushaka kudukurikira kuri mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye kuri Twitter, Facebook, Instagram ndetse n'ahandi. Kuri Twitter ni Flash FM Rwa aho ngaho urugendo twumva ku mirongo igiye itandukanye bitewe naho uherereye 89.2 95.7 90.4 yose ni mirongo ushobora kutwumvaho. Ushobora nanone kudukurikira kuri wa #Flash FM Rwa cyangwa se #RW ukagenda usoma amakuru menshi cyane agiye atandukanye
bitandukanye ushobora kudusura kuri Twitter ugasangaho amakuru menshi harimo Beata muri yombi umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubukangurambaga kubungabunga ibidukikije akurikiranyweho ruswa ibyo twavugaga. Mutabazi rero aho uri hose nawe turagusuje kabisa uba watweretse ko turi kumwe 5 kuri 5 ndetse ahangaha ushobora gukurikira ushaka indirimbo ya RY'UMUHANZI Ninkukunda nayo ashobora kuza kuyumva Ninkukunda ntabwo ndagukunda I don't know ntabwo nzi ikiganiro neza buriya tuzamubaza. Yes ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ukagenda ukurikira urutonde rw'abakinnyi ba Patriot BBC izakoresha cyangwa se basketball izakoresha muri BAR cyangwa se muri BAR indi shampiyona ya basketball nyafrika izabera mu Rwanda hamwe n'ibindi byinshi cyane bitandukanye wabikurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye. Umunsi wo kwambere muri WhatsApp guhera ku isaha 7 n'igice paka kuza kugera ku isaha 9 muvana inshinge zanyu. Keep on listening to your best favorite radio station none for the best mix of music. Akagaruka rero DJ Clue John Lucky ciao turabakunda cyane. Okay. Ariko ko numvise uvuga ko hari impano nshya muri iyi minsi zagutunguye byanyina muri yenzira ngo nanjye yanjye menyekane. Erega twashubijwe ko nta makuru ufite. Ndi gushakisha kuri Radio Flash 90.4 wari guhita ikiganiro cy'inganzo y'abahanzi. Kimo kirazamura inganzo y'abahanzi mu ntara y'Urasira zuba. Nagira ngo nanjye numve ko icyanjye kiri buceho. Kuri kiri kiganiro inganzo y'abahanzi kuri Radio Flash FM 90.4 ni buri gatandatu guhera saa 7 n'igice kugera saa 8 n'igice. Saa 7 n'igice kugera saa 8 n'igice.